ushobora kubyuka maze ukavuga uti ni kuwa mbere tariki ya 20 y'ukwezi runaka ndetse n'umwaka runaka. Icyo gihe kandi byanakorohera cyane kuvuga uti ejo n'ejo bundi tuzaba turi tariki ni. Kuva kera hose yewe na mbere y'ivuka rya Yesu kalendari zariho, bigafasha abantu kumenya aho iminsi igeze. Gusa nyuma kalendari bakoreshaga yaje guhinduka mwaka 1582 guhindura kalendari ya Yuliya cyangwa se Julian calendar bajya kuri Gregory cyangwa se Gregorian calendar. Byateje ibibazo n'amakimbirane mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu gihe cy'izo mpinduka. Ese izi mpinduka zari zigamije iki? Haba hari ibibazo byavutse kubera izi mpinduka? Reka tubiganireho. Muri kumwe nanjye Ndayishimiye Fabrice hano kuri Mr ML TV. Mwibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. Mu 1582 Papa Gregory wa 13 yavuze ko tariki ya 4 Ukwakira igomba gukurikirwa na tariki ya 15 Ukwakira. Ibi bivuze ko abantu batigeze babaho cyangwa bagira gahunda mu matariki ya 5 kugeza ku itariki 14 Ukwakira mwaka 1582. Icyo gihe abakozi batakaje imishahara y'iyo minsi. Abaturage bamwe babyakiriye nabi kuko bumvaga bibabangamiye mu burenganzira bwabo. Abanditsi n'abashakashatsi bagize ikibazo cyo kwandika amateka neza kuko amatariki yahindutse. Ese ubundi iyi Julian calendar yahinduwe hakavuka amakimbirane ku isi yose yari gatiki? Julian calendar cyangwa se kalendari ya Yulian ururimi rw'ikinyarwanda ni uburyo bwo kugena iminsi bwashyizweho na Julius Caesar, umutegetsi w'i Roma mwaka wa 46 mbere y'ivuka rya Yesu, igatangira gukoreshwa mu mwaka wa 45 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu byarangaga Julian calendar harimo ko umwaka wagiraga iminsi 365 uretse buri myaka 4 aho wongeragaho umunsi umwe w'inyongera muri Gashyantare, bigatuma umwaka ugira iminsi 366 cyangwa se leap year, amezi 12 nk'uko tuyafite ubu. Gusa icyo gihe ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se July, ukwezi kwa karindwi kwahawe izina rya Julius Caesar. Ukwezi kwa Kanama cyangwa se August kwaje kwitirirwa Augustus Caesar. Igitekerezo cyayo cyari cyiza kuko cyageragezaga guhuza umwaka n'igihe cy'izuba cyangwa se solar year. Ni ukuvuga ko igihe isi ikora urugendo rumwe izenguruka izuba. Nubwo yari ifite igitekerezo cyiza, kalendari ya Yulian cyangwa se Julian calendar yakoze ikosa rito mu mibare. Umwaka wa nyawo cyangwa se solar year ni iminsi 365 ndetse n'amasaha 28, ariko ya Yulian yakoraga iminsi 365 n'amasaha 25. Ibi byatumaga hiyongeraho iminota 11 ndetse n'amasegonda buri mwaka. Mu myaka 128 byageraga umunsi w'ikirenga umwe, bivuze ko ibihe by'ikirere cyangwa se sezo ndetse n'iminsi y'ingenzi nka Pasika byagendaga bihinduka gahoro gahoro. Ibi nicyo byaje gutuma Papa Gregory wa 13 ayisimbuza kalendari ya Gregory cyangwa se Gregorian calendar mu mwaka wa 1582, aho bakosoye iryo kosa ryo kwibeshya ku mwaka w'izuba. Mu magambo make, Julian calendar ni kalendari yashyizweho na Julius Caesar mwaka wa 45 mbere y'ivuka rya Yesu. Yari igizwe n'iminsi 365 cyangwa se 366 buri myaka 4. Gusa yaje gusimburwa na kalendari ya Gregory kuko itari huje neza n'ukuri kw'ibihe by'ikirere. Kalendari ya Gregory cyangwa se Gregorian calendar ni kalendari ikoreshwa cyane ku isi muri iki gihe. Yatangijwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika witwa Papa Gregory wa 13 mu mwaka wa 1582, igasimbura kalendari ya Yulian cyangwa se Julian calendar. Turi by'ingenzi wamenye kuri Gregorian calendar. Nk'uko bisanzwe igira imyaka n'iminsi ndetse n'amezi. Umwaka umwe ugira iminsi 365 buri myaka 4. Haba umwaka w'ikirenga cyangwa se leap year ugira iminsi 366. Impamvu yihinduka
kalendari ya Yuliyani ntiyajyanaga neza n'igihe izuba rizengurukira isi cyangwa se sola ya kalendari ya Grigori yarabyoroheje neza kuko umwaka ufite iminsi 365 n'amasaha 24 aho kuba iminsi 365 n'amasaha 25 nk'uko byari mbere. Gusa nubwo yaje guhindurwa, ibihugu bimwe na bimwe habaye ingorabahizi kuko hari ibihugu bitahise biyubahiriza icyo gihe. Ibihugu bya Gatolika harimo nka Espagne, Ubutaliyani ndetse n'Ubufaransa byahise biyemera mu mwaka w'1542. Gusa hari ibindi bihugu byaje kuyemera nyuma nko mu Bwongereza mu mwaka w'1752 ndetse n'Uburusiya mu mwaka w'1918. Kalendari ya Grigori yaje gukemura ibibazo byari muri kalendari ya Yuliyani cyangwa se Julian calendar byatumaga igihe cy'iminsi kitajyana neza n'ibihe nyirizina byo mu mwaka cyangwa se sezo. Dore bimwe mu bibazo by'ingenzi Gregorian calendar yaje gukemura. Ikibazo cya mbere yaje gukemura ni uguhuzagurika kw'ibihe. Umwaka wa Yuliyani wari muremureho gato bigatuma ibihe bitajyana ni kalendari. Guhindagurika kwa Pasika yagiye izira igihe kitari cyo bitandukanye n'icyifuzo cya Kiliziya. Ibi nibyo nabyo byaje gutuma Papa Gregori wa 13 ayihindura. Ikibazo cya gatatu ni ukudahuza kw'iminsi mikuru ndetse n'ibihe. Ibi byatezaga ibibazo mu buhinzi ndetse n'imyemerere y'abantu muri icyo gihe. Kudahuza kw'igihe cy'isi. Kalendari nshya yashyize ibintu ku murongo ku isi yose kuko ni nayo dukoresha uyu munsi. Gusa nubwo twabonye ko Gregorian calendar yashyizweho na Papa Gregori wa 13, bitekerezwa ko haba hari abantu bamufashije mu kuyitegura. Abo barimo Aloysius Lilius. Uyu nguyu yatangiye igitekerezo cya kalendari ya Grigori, yakoze n'igenaminsi rishya. Uwa kabiri bamwita Christopher Clavius, yashimangiye ndetse anasobanura anashyira mu bikorwa iby'iyo kalendari. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Papa Gregori wa 13, ari nawe wayemeje ayitangaza ku mugaragaro umwaka wa 1582 ikanitirirwa izina rye. Nubwo tubonye ko kalendari yaje guhindurwa mu mwaka wa 1582, bitekerezwa ko ibi byose byakozwe mu nyungu za Kiliziya. Ese nawe niko bitekereza? Uratekereza se abakozi bari baremerewe imishahara hagati ya tariki ya 5 ndetse na tariki ya 14 Ukwakira mwaka wa 1582, uratekereza barabayeho bate? Nakoze cyane kubana natwe. General Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, bagezaho ubucukumbuzi bwihariye utasanga ahandi uretse hano kuri Mr ML TV. Uramutse ufite ikindi gitekerezo wazasanga muri comment. Bye bye, reka duhure mu bindi biganiro.